noneho numara kumva iyi nkuru uraza kumbwira niba ababyeyi b'uyu mwana w'umukobwa ari bo bari babi cyangwa se niba ari umwana w'intumva gusa. Umwana ngiye kukubwira uyu munsi ni umwana witwa Jennifer ufite imyaka hafi 18 iwabo batuye muri Canada. Ariko uyu mwana yari afite ikibazo gikomeye cyane kubera ko ababyeyi be ntabwo batumaga akora nk'ibyo abandi bana bafite imyaka ye bo muri biriya bihugu bakora. Twebwe turabizi ko mu Rwanda umwana kwanza w'imyaka 18 10 ngahe baba atemewe no kuba yakundana. Ariko hari hose ko babimeze usanga hafi umwana w'imyaka 14 10 ngahe bamwemerera kugira boyfriend na girlfriend nta kibazo. Uyu nguyu rero iwabo bakamubuza bakamubwira ati ugomba kugira amanota menshi kandi meza mu ishuri, hanyuma muri wa mwanya utari ku ishuri ugafasha abana batoya bo muri quartier ukabigisha piano, hanyuma ukanakora imyitozo ngororamubiri ijyanye no ku slidinga cyangwa se kugenda ku rubura kugira ngo uzajye mu mikino ya Olympique. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo byamushimishaga nawe urabyumva, ariko nta kindi kintu agomba gukora usibye kumvira ababyeyi akabikora nk'uko babimusabye. Rero ababyeyi be baje no kuvuga nyuma yuko uyu mwana yageze aho noneho akanashobora ibyo bamusabaga gukora. Yaragiye nyine aratsinda abona amanota meza arakomeza yiga segonderi. Gusa mu mwaka wa 2004 nibwo ibintu byaje guhinduka kubera yuko Jennifer nubwo yari umuhanga ariko hari isomo rimwe yize hanyuma riramutsinda. Niba uzi isomo bita calculus, ngira ngo abantu muri izi muzi ukuntu rigora ririmo imibare myinshi. Uyu mwana rero yararigize riramugora riranamutsinda, hanyuma ikigo yigagaho cya segonderi gita gitegeka yuko kaminuza yari kuzamwakira ihita ihagarika scholarship ndetse bakamutegeka gusubiramo. No kuvuga ngo baramwangiye kugenda nyine ngo graduating rimwe nabandi banganaga biganaga mu mwaka umwe. Ubwo rero ngiye byatumye uno mwana arakara biranamucanga bimubera ikibazo kubera ko yatekerezaga ko noneho finally narangiza segonderi agiye muri kaminuza azabasha kuva munsi yuko kw'ababyeyi be akajya nawe agakora gahunda ze nk'umuntu mukuru. Uyu munsi rero bamubwiraga ngo ntabwo kibashije kugenda, byaramubabaje cyane kubera ko yumvaga ko n'ubundi azakomeza kuba akandamijwe n'ababyeyi be. Jennifer rero yaje guhitamo kubeshya ababyeyi be ko yarangije akarangiriza rimwe n'abandi bana biganaga muri segonderi, hanyuma ahitamo nyine no kubabeshya ko yagiye kwiga muri kaminuza, ubu ngubu ari umunyeshuri muri kaminuza nk'abandi. Noneho icyo yakoze ni iki, yaragiye agura ibitabo agura amakayi mbese kugira ngo babone ko nyine ari umunyeshuri ujya kwiga buri gitondo akabyuka akagenda nk'ugiye kwiga. None ababyeyi be barishima baravuga uwo mwana wacu arakuze, umwana wacu ibintu biri kugenda neza. Noneho bambaze batese Minervale uyishyura gute, ni gute nyine wiga muri kaminuza kandi twe tutarimo kwishyura. Arabeshya ngo afite scholarship, ikigo nicyo kimwishyurira. Umwana arakomeza ahubwo noneho buri gitondo yabyuka akigira nk'umuntu ugiye ku ishuri, yarangiza akagenda agakatira ahandi hantu. Yaragendaga akajya mu isomero muri library isomero rusange abantu bose bahurira bagasoma, yarangiza agafata ibitabo bye bya bindi yaguze agafata n'amakayi akandika agafata note nyine nk'umuntu wavuye ku ishuri, yanagera mu rugo agahereza ibitabo ababyeyi akababwira ati dore ni murebe uyu munsi nize ibi nibi. Mbese we yafashe ya masomo yagombaga kuba yarimo kwiga igihe niba yagombaga kuba ari muri kaminuza ya mbere, ibyo bagombaga kwiga nawe aragenda ashaka ibitabo byabyo araza akagigira nkaho arimo kwiga. Biza kurangira binakunze ababyeyi be bicara bazi ngo umwana ajya ku ishuri kandi mu by'ukuri umwana atarajyaga kwiga. Si ibyo gusa ariko Jennifer muri ya minsi yajyaga ava mu rugo nk'umuntu ugiye ku ishuri, yaje kugera aho ngaho ashaka ka restaurant ku ruhande asabamo akazi ko guseriva, noneho atangira no gukorera udufaranga twe ku ruhande rwe. Hanyuma ariko aza no kuba afite umu boyfriend ari wo uyu nguyu witwa Daniel. Hanyuma ariko ababyeyi be bakaba batari bazi yuko akundana n'uyu muhungu kubera yuko urabyibuka ko nakubwiye ko atemerewe gukundana n'abasore. Uwo muhungu rero bakundanaga rwihishwa. Hanyuma uyu Daniel bikavuga ko ari umuhungu wari ufite akazi nawe ko guseriva ahantu ku karesitora gateka amapiza, ariko nanone akaba yaranacuruzaga ibiyobyabwenge rwihishwa. Bivuze ngo uyu mwana w'umukobwa yageraga gute, yaragendaga rimwe na rimwe bakaba bibereye kumwe bari muri ghetto ye, ababyeyi bazi ngo yagiye ku ishuri. None rimwe na rimwe muri weekend agasezera ababyeyi bakababwira ngo agiye kuba ari kumwe n'inshuti ye y'umwana w'umukobwa bigana, araza kugira gute kora ko afite amasomo mashyashya aziga ashaka kwegera ishuri. Ababyeyi bakamurika akagenda, ariko mu by'ukuri ntabwo agendaga ngo ajye kuri ya nshuti ye y'umukobwa yavugaga, ahubwo yagendaga akaba ari kumwe na Daniel bakaba bibereye hehe muri ghetto bareba za movie n'ibindi n'ibindi. Imyaka yaje gutambuka itambuka ari myinshi igera muri 4.
uyu mwana w'umukobwa agikomeje kubeshya ababyeyi be ko ajya ku ishuri, agikomeje kubeshya ababyeyi be ko arimo kwiga kandi ari hafi kurangiza. Igihe rero cyaje kugera, birumvikana ntabwo watwika inzu ngo uhishe umwotsi, igihe cyagombaga kugera n'ubundi bikaba ngombwa ko iryo shuri avuga ko yiga rirangira bakagraduatinga. Ubwo rero ababyeyi be baramubaje batese gahunda zo kugraduatinga bimeze bite? Undi ati nta kibazo rwose, nza graduating itariki niyi. Atari ku mwebwe ntabwo ari ngombwa ko muza muri graduation yanjye kubera yuko hari ibibazo ibi nibi. Aragenda arababeshya nyine byinshi ntafite umwanya wo gusobanura muri aka kanya. Arababeshya nyine biba ngombwa ko ababyeyi babiposheje baba babiretseho gatoya. Biza kugera umwaka w'ibihumbi 2009, bivuze ngo igihe cyo graduatinga cyaranarangiye, ariko ababyeyi be baba babiretse baramwihorera kubera ko yaraje hano arababeshya ngo yabonye akazi k'ubuvolontaire ahantu kwa muganga bavura indwara z'abana. Ubwo rero bamuhaye akazi ko kugira gute ari gukora akazi k'ubuvolontaire, no kuvuga ngo ni gukora atishyurwa. Yaritanze kugira ngo afashe abantu. Aragenda nyine arababeshya ngo njyewe nkora muri ibyo bitaro ahantu dupima amaraso y'abana turimo gushaka nyine imiti y'indwara zimwe na zimwe zikunda gufata abantu. Noneho nibwo ibintu byatangiye kuba bibi kuko papa we yatekereje avuga se uyu mwana umbwira ngo buri munsi yagiye ahantu ku kazi akora ubuvolontaire kwa muganga, yakagombye kuba afite uniforme, afite na badge y'akazi. Papa wabirebye abona ntabyo afite. Nibwo yahise agira gute ahamagara ya nshuti ye ajya amubwira ngo yagiye kureba muri weekend. Aramuhamagara amubaza amakuru, amubaza se Jennifer gutya gahunda zimeze gute? Uwo mukobwa amuvamo arabivuga byose. Aravuga ati yarababeshye, ntabwo ajyaza kundeba n'umunsi wari mwe, ndetse nta nubwo yiga, nta nakazi afite. Arabivuga byose. Papa w'umukobwa ararakara. We na mama we umwana baramufata bamushyira ku ruhande, baramubaza bimeze bite, gahunda zimeze gute? Jennifer nubwo babwinshi yatangiye kubabwira ukuntu gahunda zamugendekeye n'ibyamubayeho byose. Papa wa Jennifer yisarakara cyane, aramubwira ati none ngiye no kugusura mu nzu yanjye kugira ngo ubone ko ndi seriye. Gusa mama we amusabira imbabazi, yumvisha papa we yuko umwana bashobora kumuhana, bashobora gukora ibi nibi nyine umwana akikosora n'iki. Birangira papa we atakibirukanye, baramureka. Ariko bahita bamwambura telefone ye, bamwambuka na laptop, hanyuma batangira no kujya bareba message yandika n'abantu avugana nabo, bakareba muri za email ze ubutumwa bugufi, ibintu byose. Biza kurangira banamubujije kuzasubira muri kakazi ko kujya guseva ahantu muri restaurant. Ibi ngibi rero byatumye bahita banamubwira bati uzajya uguma hano, ndetse nta nubwo wemerewe kujya kureba wa boyfriend wawe Daniel. Umwana w'umukobwa rero arasara, umutima uramurya, abura amahoro, akajya mu cyumba akaryama akabura icyo akora. Urumva umutwe uramuye, yavuga ati ni gute bashobora kunkorera ibintu nibi, nta nubwo ntekereza ko nzigera ngira gute mva mu mababa y'ababyeyi banjye. Ngomba gukora gahunda ituma nisanzura nkabona ubwisanzure bwanjye bwuzuye. Yahise atekereza kwica ababyeyi be akabavana mu nzira kugira ngo yisanzure na boyfriend we. Jennifer yahise agenda biganiriza Daniel, bafata umwanzuro w'uko icyiza ruko ababyeyi ba Jennifer bapfa, hanyuma bagasigara bidegembya. Kubera yuko na nyuma baje kureba basanga ababyeyi be baramutse bapfuye bamuha hafi $500 kugira ngo niyo amafaranga nyine ya assurance. Abangaba babonye yuko niba baramuka bakoze ibyo ngibyo bazabona amafaranga azabafasha kubaho neza ubuzima bwabo kandi bakabubaho bishimye bari kumwe. Bahise batangira gushaka umuntu uzabafasha. Baza kubona inshuti ya wa boyfriend Daniel yitwa Homeboy, baramuganiriza bamubwira gahunda zose ukuntu zimeze n'ukuntu bazamuha $10,000 naramuka abashije kwivugana ababyeyi ba Jennifer. Ndetse mu gihe Jennifer yabonye amafaranga $500 yo muri assurance, azahita amuha nyine bya $10,000 byiwe. Birumvikana ko uyu nguyu atari gukora akazi wenyine, yagomba gushaka abandi bantu bamufasha. Yese ndashaka ibindi bisambo bitatu, hanyuma avugana nabyo ukuntu bagiye gukora gahunda n'ukuntu bazazigenza. Ubwo umunsi bari bumvikanye na Jennifer bagombaga kuza kwica ababyeyi be, yarabafunguriye inzu barinjira. Barangije bahita basanga mama we yicaye muri sala arimo kureba televiziyo, bahita bamutunga imbunda. Ikindi gisambo kimwe gihita kizamuka hejuru mu cyumba aho ababyeyi be bararaga, aragenda azana papa we nawe amumanukana hasi. Bahise bijisha nkaho Jennifer nawe bamutunze imbunda, baramumanura bamushyira muri salo. Barangije barijisha nkaho bamuziritse imigozi ku maboko, ariko mu by'ukuri ntabwo bari bamuziritse. Barangije bafata ababyeyi ba Jennifer bamanukana hasi mu buvumo, barabarasa. Mama we bamurasa amasasa 3, hanyuma na papa we bamurasa amasasa 2. Bahise bazamuka hejuru, baragenda bajya mu tubati, bakuramo amafaranga $2,000 byari bihari kugira ngo polisi iza guperereza izagire ngo ni ibisambo byaje kwiba, hanyuma biza kurangira bigenze nabi ababyeyi be babisiga mu buzima.
igihe bya bisambo byamaraga kugenda wa mukobwa Jennifer yahise yihambura arangije, ariko mu by'ukuri ko ntabwo yari afunze amaboko. Arangije aragenda afata telefone ahamagara kuri polisi. Baramubaza bati se bigenze bite? Ati ndatekereza yuko ari abantu baje kutwiba bikagenda nabi, muze murebe. Abapolisi baraza bagerageza gukora iperereza ariko ntibagira ikintu na kimwe babona. Gusa hari ikintu gitangaje cyabaye. Ababyeyi be bombi, mama we yarapfuye ariko papa we ntiyapfa, we nta kintu yabaye, gusa agwa muri koma ikomeye, amaramo n'iminsi mu bitaro arwaye. Hanyuma igihe cyaje kugira papa we arakanguka, ariko abantu banibaza batese naho yakanguka ko yari ari muri koma kandi imazemo igihe, birashoboka ko yazibuka byibuze ikintu cyabaye akaba yatanga amakuru afasha mu iperereza. Papa rero igihe yakangukaga yahise avuga rwose adashidikanya, avuga ati ngiyewe igihe nari ndi hasi nabyiboneye neza ko Jennifer arimo kuvugana na bino bisambo, kandi yavuganaga nabyo avugana nkaho ari inshuti nabo, ntabwo yari ari kuvugana nabo nk'abantu bamaze kumwicira ababyeyi cyangwa se bamaze gukora icyaha. We yaganiraga nabo nk'umuntu urimo kuganira n'abantu basanzwe baziranye. Papa we yanavuze yuko ariko atigeze abona n'umunota wa rimwe Jennifer bamufunze nk'uko yari yabivuze. Ubwo rero abapolisi bahise birukankira guhita bagira gute batangira iperereza, bafata Jennifer baramuzana mu biro nyine byo kubazwa, batangira nyine kumuhata ibibazo. Baramubaza ibintu byagenze gute byihuse cyane. Wa mwana wavugaga inkuru iri ku murongo avuga uko ibintu byagenze, ubwo bwaramwishe, noneho atangira guhindura inkuru, akajya avuga ibintu akongera akisubira. Bita bituma babona ko uyu mukobwa ari we ufite uruhare mu gupfa kw'ababyeyi be. Bahise bamugira nyine umuntu wa mbere ukekwa, hanyuma batangira iperereza rifunguye ryagutse. Ubwo bafashe imashini ye, bafata na telefone, batangira kureba mu butumwa yakiranaga n'abandi bantu. Nibwo baje kumenya ko yaranafite boyfriend. Hanyuma muri izo message baje gusanga kwijoro ababyeyi be bagabwagaho igitero, ari nabwo yandikiranaga n'uwo musore amagambo ameze nkaho arimo gupanga gukora icyaha. Abapolisi rero bihuse cyane bahise bafata uyu mukobwa Jennifer baramufunga. Iyi ni ifoto ye igihe yafatwaga. Hanyuma bahita bafata na Daniel nawe baramufunga, uyu nawe ni ifoto ye. Hanyuma Homeboy nawe baramufata, nawe baramufunga, ifoto ye ni iyo ngiyo. Hanyuma nyuma na bya bisambo bitatu nabyo baza kubifata barabifunga. Baje kubajyana rero imbere y'ubushinjacyaha baraburana, ndetse ibyaha bose birabahama. Hanyuma Jennifer na boyfriend we babakatira burundu. Hanyuma ikimwe muri bya bisambo bitatu bagikata imyaka 18 kubera ko cyo cyari cyemeye gutanga amakuru no gufasha polisi mu iperereza, bamukatira 18. Ibindi bisambo bibiri babikatira burundu muri gereza. Hanyuma Homeboy nawe bamukatira imyaka 15 muri gereza. Mwakoze kumva iyi nkuru rero. Hanyuma gahunda ni isanzwe, wibuke gusiga ukoze subscribe, comment, like na share. Flower Storyteller. Murakoze.